turabashuhuje bene data bakunzi b'isaha ya Cyenda TV, by'umwihariko mwebwe mwamaze gukora subscribe. Nawe utarayikora turagusaba kugira ngo ukore subscribe kandi no kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mbere y'abandi bose. Rero murabona ko kuri kamera yacu hari umutumirwa twabatumiriye uyu munsi wa none. Reka tumusaye kugira ngo abanze asuhuze ubwoko bw'Imana, abanza nabibwire, ubundi atubwire n'ikimugenza mu izina rya Yesu Kristo. Turakwakiriye. Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abaramukije bari mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, Burasirazuba, mwese Imana ibahereze umugisha. Ndabashimiye ku bw'aka kanya. Nitwa Kayiganwa Angelique. Ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Imana iduhane umugisha. Amen. Aravuze ngo ni umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Hari abavugabutumwa b'ubushake, hakaba n'ab'umuhamagaro. Aha, urakoze cyane kuko uri umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Rero reka tubanze twiragize Imana. Haranditswe ngo ibyaremwe byose byaremwe kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Reka tubanze twiragize Imana kugira ngo tukusengere, ubundi tubwire iki Imana yagutumye muri aka kanya mu izina rya Yesu ku bana b'Imana. Witeka Imana ikiranuka, turagushimiye neza yawe, turagushimiye urukundo rwawe n'ubutware bwawe. Nta mana ihwanye nawe, nta n'utwagereranya nawe. Uyu mwanya duciye bugufi munsi birenge byawe kuko uri Imana ikiranuka, uri Imana idakirarwa ngo yibagirwe imirimo, iyo uvuze biraba n'iyo utegetse birakomera. Dusengeye umwana wawe, ntabwo dusengeye ijambo ryawe kuko ryo rirera kandi rihora ritunganye, ahubwo dusengeye umwana wawe wahamagaye kugira ngo avuge izina ryawe, yamamaze ubwami bwawe. Hari icyo wamutumye ku mitima yacu, reka twumve kandi duhe kumvira, kuko handitswe ngo kumva mu izina rya Yesu Kristo ndetse no kumvira mu izina rya Data twese Imana Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Duhe kumvira rero kuko kumva ni kimwe kandi kumvira ni ikindi, kugira ngo wari urushya ruhuke, wari uboshya buhoke, mu izina rya Kristo Nazareti no iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndabashuje bene data. Narimbanje kuvuga ngo ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Buriya iyo uvuga ubutumwa warahamagawe biragoye kubukwepa. Iyo uvuga ubutumwa warahamagawe, hari igihe nzagaruka hano ku isaha ya 9 ndimo mbabwira ibintu bigora umuvugabutumwa w'umuhamagaro, kugira ngo nawe nimba uri umuvugabutumwa kandi w'umuhamagaro wumva ibintu bikurwanya. Amen. Amen. Iryo jambo nzasaba uwo mwanya nze mbibagezeho, ni ibintu nka 6 tuzabivugana. Haleluya. Uyu munsi ntabwo ari icyo cyanzanye. Uyu munsi Imana yambwiye ngo mbwira abantu bari barushe, mbwira abantu bari baratemwe, mbwira abantu bari babonaga birangiye, mbwira abantu babonaga nta cyerekezo, babwire ngo haracyari. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Ngo nize mbwira ubwoko bwayo ngo haracyari ibyiringiro. Mana we turagushimisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haracyari ibyiringiro wowe mukobwa wihebye. Haleluya. Haracyari ibyiringiro wowe wa mugabo ubona ntanzi. Haleluya. Haracyari ibyiringiro wa mudamu we ubona ko byacitse, ubona ko urwo rwasenyutse. Haracyari ibyiringiro. Haleluya. Amen. Haracyari ibyiringiro wowe uri gukora ukabona ntibyemera. Haracyari ibyiringiro. Amina. Mana yacu nishimwe, papa. Nikiyifitiye icyizere ikuntumyeho, irambye ngo haracyari ibyiringiro. Amina. Haleluya. Amen. Reka dusome. Udufashe udusomere muri Yobu 14 imirongo 3 7 8 9. Twumve icyo Imana ivuganye natwe. Yobu 14 ku murongo wa 7. haranditswe ngo erega haracyari ibyiringiro. Haleluya. Yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ratubiye ngo rega haracyari iki? Haracyari ibyiringiro. Imana ishimwe. Wowe wumvaga watakaje ibyiringiro rata. Wongera ubwira umutima wanjye ngo haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro umutima wanjye. Amen. Ngo yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka ngo kandi kikajya kigira amashami y'ibitonto. Yego. Amen. Amen. Nimbarata we wumva warahombye bwira umutima wanjye ngo wawe ngo nubwo nahombye ariko haracyari ibyiringiro byuko nzongera ngacuruza kandi nkunguka kurushaho. Imana ishimwe. Bwira umutima wawe nimba wumva hari amahirwe yawe yapfuye bwira umutima wawe ngo haracyari ibyiringiro byuko nagarurirwa haracyari ibyiringiro. Amen. Haracyari ibyiringiro ngo yuko nubwo igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka ngo kikagira amashami ngo y'ibitondo. Yego. Amen. Kikagira amashami umuntu wese akakira akavuga ngo se kirandi cya giti cyari cyaratemye bakavuga ngo kirandi cya giti cyavoka yavoka yari yaracitse. Haleluya. Bakabona hariho voka yagura nka 500. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungu ariko haracyari ibyiringiro. Nubwo umuzi wacyo uborera mu butaka. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umuzi wacyo uragenda ugasazira mu butaka ariko ngo icyo giti kiba kigifite ibyiringiro. Imana ishimwe. Niyo cyumvise amazi. Haleluya. Haleluya. Nawe kuba uri umuntu wakumva amazi y'ubugingo. Haleluya. Niyo cyumvise amazi ngo cyongera kigashibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Amen. Haleluya. Niyo cyumvise amazi. Reka tuganire kuri iri jambo nk'iminota 2. Amen. Ngo haracyari ibyiringiro yuko iki giti nubwo cyatemwe. Amen. Kikaba kiri mu bindi biti hagati yabyo. Umuntu wese wahuye n'isayo mu mvura araza akakihanagurizaho. Haleluya. Umuntu wese wikonkomoye yashakaga gukorora aracira akagicira. Haleluya. Haleluya. Amen. Ariko rata ngiyo cyumvise amazi kirongera kigashibuka. Amen. Ngiyo cyumvise amazi iyo amazi akigeze iyo amazi amanutse akumva wa muzi waboze. Manishi. Haleluya. Rata umuntu usenga ntabwo ajya apfa burundu. Umuntu usenga ntabwo inzara imurya ngo agende kubwira abantu ngo inzara yanyishe. Oya, kiriya giti iyo bakihanagurijeho kiravuga ngo ndacyarindiriye. Nubwo ugihanagurijeho uyu munsi ejo nzera voka urye. Haleluya. Haleluya. N'umuntu usenga akizeye Imana iyo umuntu avuze ngo karapfuye uragenda ukabwira Imana ngo se ko bavuze ngo ndapfuye koko nibyo. Mbese Mana nibyo ndapfuye niyeze. Haleluya. Iyo Imana itarashyiraho akadomo rata nta muntu wagushyiraho akadomo. Niyo mpamvu iki giti nubwo cyatemwe. Haleluya. Nubwo cyatemwe n'umuzi ukabora. Haleluya. Haleluya. Kigifite ibyiringiro. Haleluya. Niba uhagaze ugifite ibyiringiro ukizeye Imana yuko yakugirira neza iyo Mana ije kugutabara. Haleluya. 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 Muri iki gicamunsi Imana ivuganye nawe kije kukugirira. Haleluya. Imana ivuganye nawe ko we wayirindiriye ukayitegereza ukihangana ugatukwa ukayirindira ugasonza ukayirindira ukambara ubusa ukarindira Imana. Imana irakubwiye ngo niba ugifite ibyiringiro niyo yonyine ije kukugirira neza. Amen. Haleluya. Nukuri umuntu ugifitiye Imana icyizere agiye guhabwa umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Nukubera iki si iyi covid yaje ni kunyeganyiza. Uri umukire. Haleluya. Ntabwo ukize. Hari abakire bayanduye. Wowe kuki utayanduye kandi ukennye haracyari ibyiringiro. Amen. Haleluya. Kubera iki utapfuye kandi ukennye. Haleluya. Kandi ubwirirwa ukaburara niki cyatumye udapfa abakire bagapfa. Nukuvuga ngo uracyarindiriye Imana. Iyo Mana wizeye komeza uyigirira icyizere. Ivuganye nawe ngo nubwo watemwe. Nubwo natemwe. Haleluya. Nubwo watemwe. Haleluya. N'ibizikabura. Yego.
ariko ibaza igiti kigira umuzi ukabora, ariko kubera ko Imana iba ikigifiteho umugambi ntibakirandure mu bindi. Amen. Haleluya. Kigakomeza kikarindira ariko ngo cyakumva amazi gato. Haleluya. Wowe wumvishira ijambo uyu munsi uhawe ihumure. Wowe wumvisha ijambo uyu munsi itupfukama imbere y'uburiri bwawe cyangwa imbere y'ahantu urubwira Imana ngo nanjye uyu munsi nari naratemwe kuri iki, none numvisha amazi, numvisha ijambo, ubu none aha nanjye ngiye kumera nk'umwana muto. Imana ishimwe. Ariko uzi yuko umuntu akena akaba umusaza kandi yari umwana muto. Uzi yuko ushobora guhura n'umudamu ufite imyaka 25 ukajya umubarira muri 40 kubera ubukene. Ariko ngo iyo cyumvise cyongera gushibuka. Haleluya. Iyo cyagumye ku karago kikarindira Imana, Mana ishimwe. Yo haleluya. Iyo cyagumye ku karago kigakomeza kigatitiriza Imana, ngo iyo cyumvise Imana, ya Mana yavuganye nacyo ngikakibwira ngo ndindira mwana wanjye nje gukora imirimo, kigakomeza kikavuga ngo nubwo n'umuzi wari usigaye uboze ndacyayirindira. Haleluya. Icyo giti nicyo kuvugana nacyo. Haleluya. Amina. Wowe warindiriye Imana ukihangana, ukaburara ukihangana, ntujye kwiyandarika, ntujye gusambana. Haleluya. Imana ivuganye nawe ngo none haguruka aho hantu wari utinze. Imana iragutabara. Amina. Reka mbabwize ukuri, njyewe ubicaye imbere narakennye. Amen. Haleluya. Narasuzuguwe. Amen. Kandi n'umwana w'ikigarisha. Imana yacu irakarama. Haleluya. Iwacu nta n'iminota 5 aho nashakiye n'iwacu nta minota 5 yari irimo kugira ngo mage. Ariko rata iyo wizeye Imana ukayirindira ntabwo ujya gutakira iwanyu, ahubwo utakira Imana nibwo utabarwa. Haleluya. Iyo Imana ngo Mana fite aho nagenda bakampa kawunga nkarya nkataha nkaryama, ariko singiyeyo ahubwo ni wowe ntegereje. Haleluya. Cyatumiyo Mana itagutaba. Mana yacu nishimye. Haleluya. Nkicara nkategereza Imana, umugabo akambwira ati ubu ngubu rero tugiye kwigabanya, genda iwanyu nanjye njyaho narerewe, uryeyo nanjye njyaho aho ngaho turahura mu rugo tugira gute turya. Haleluya. Twabikoze n'icyumweru ngero ndamubwira ariko Imana izadutabara gute ikibona tugifite inzira, ibona tugifite abatugaburira, reka tuyereke ko nawo ntaho. Kuko twajyaga bakadusuzugura, ukabanza koza amasano, ukabanza gukoropa, ukabanza nyine gucicuro kugira ngo nakukare. Ariko iyi Imana rata yaje. Haleluya. Yimanije. Amina. Cyagiti cyumvisha amazi. Yego. Kirashibuka. Amina. Cyumvisha amazi. Yego. Haleluya. Amina. Nzagaruka mbivuge, ariko umenye ko iyo ukereka Imana ko hari aho wakwicira inzira ibiretse, ariko ivuganye nawe ngo wewe wateme. Haleluya. N'imizi kabora ije kukurema bundi bushya. Haleluya. Ije kuguha ubuzima bushya. Amina. Imana yacu ishimwe. Dusenga n'Imana, Imana ibaha umugisha. Wakirira ijambo nk'iryawe, wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we, wa musore we, wa mwana muto we, iri jambo ni iryawe. Nubwo watemwe, Imana igarutse kukuzura, ugiye kongera ushibuke. Niba wari waratemwe mu biryo, ugiye gushibuka. Niba wari waratemwe mu bucuruzi, bugiye gushibuka. Niba wari waratemwe mu gisuzuguriro, akira igikundo, akira icyubahiro. Amen. Haleluya. Reka dusenga Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Turagushimiye. Haleluya. Mwami Imana uje kongera Yesu we. uvuganye n'ubwoko bwawe ko nubwo bwatemwe waruhari warabirebaga, urabizi. Kristo wa Nazareti, Imana ikora imirimo ndetse n'ibitangaza. Sabiye umugisha inotivi isaha ya 9 kugira ngo uyagure mu izina rya Yesu Kristo. Sabiye umugisha Mwami buri wese uri bwumvira ijambo akaryizera kandi akarisengeramo, umugisha wawe umubeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibahe. Rakoze cyane. Reka dushimire Imana, tuyikomera amashyi menshi cyane kubera ko Imana ni umubyeyi mwiza cyane.
ngo naho igiti cyatemwe haracyari ibyiringiro ko cyakongera kigashibuka. Rero turagusaba kugira ngo ukore subscribe, wowe utarakora subscribe, ndetse ukore no kuri iyo nzogera ukandeho kugira ngo ijambo ry'Imana rijye rikugeraho mbere. Reka dusubikira aha, atubwiye ko azagaruka akatubwira ku muhamagaro, ibintu bigora umunyamuhamagaro. Imana imuhe umugisha, arakoze cyane.